Yes, mbahaye ikaze kuri Master G TV nk'ibisanzwe. Kuri munsi hano hari gishobora kuba ufite telefone yawe ariko kaba wumva ushaka kuba wakiga amategeko y'umuhanda ariko ntabwo uzi uburyo wabikoramo cyangwa se uburyo wayabona. Uhora wibaza uburyo wabona amategeko y'umuhanda kandi ufite telefone yawe. Fata telefone yawe mwereke ibi bintu. Uza muri telefone yawe ujya bita muri Play Store cyangwa se muri App Store niba ukoresha iPhone. Ukora ibintu ugiye kwandika cyangwa se ushami application ngiye kuba nakwereka. Uzaza kadujye muri Play Store yacu rero sasa cyangwa se muri App Store marifite telefone zigiye zitandukanye. Numara kujya hano muri App Store katuma tujyana muri App Store ubundi nkwereke cyangwa se muri Play Store biterwa na telefone yariyo uraba uza kuba ufite. Tuze dukora icyo bita searching noneho searching ma app bita Rwanda traffic rules noneho usacinge. Nimara gusacinga uzabona application imeze gutya. Iyi ngiro nako ngiye downloadinze uhite uyidownloadinga. Numara kuyidownloadinga uhite uyifungura ube open. Numara kuba open kankwereke uburyo uyifungura cyangwa se uburyo uyifungura tayari ugatangira kuba wakiga amategeko y'umuhanda. Rero niba utaranabikora cyangwa se utayifite wanaza kunyura muri description nkakwereka ukaza kunyandikira muri comment nkaba nanjye nayigushaka cyangwa se nkaba nakwereka cyangwa se nakohereza amategeko y'umuhanda ukaba nimero yawe ya WhatsApp nkaba naguhereza amategeko y'umuhanda niba wifuza gukorera provisoire. Rero uzahita ukana hano kwinjira no kumisenza hano nakuyandikisha ndiyandikishije butugiye hano tugiye urabona ko hano hari utundomo hari utuzu tubiri amazina ya andika amazina ndetse wandika nimero ya telefone. Cyo uzakora hano uzahita wandikemo wenda amazina wenda ni Josué Twizere amazina yakuri hano wandikemo nimero ya telefone 07 Izi nimero nguko ko wanayinyandikira kuri WhatsApp bitire bikugorana. Wangize ugahita hano hasi hano handitse ngo kwemeza hano ugahita ukakanda. Wamara kwakanda ugahita ugera ahantu hameze gutya. Igeze ahantu hameze gutya urabona ko amategeko y'umuhanda dore ahitaza. Ahita ubona bakwereka ngo igazeti hano ukabona ngo hano ugahita ukabona ibizamini. Mbese ukajya ugenda ufata ibintu byinshi ugiye ushaka bigiye bitandukanye. Nk'ibutsa ko hano ukabona irembo WhatsApp group y'amategeko y'umuhanda dore nayo ngiyo ijya ukiyandikisha ukayibona. Ni byinshi cyane ugahita utangira tayari kwiga wakiga nawe amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye. Niba utarakanda subscribe ntugire udakanda subscribe kuri YouTube channel ya Master G TV. Yes nkumva wifuza kuzina mukomeza kugira ibihe byiza. Iyo ukanze kuri examen urabona ko tayari ibizamini bitabiza ya mu Gifaransa mu Cyongereza ndetse mu Kinyarwanda. Ibizamini rwose bitabiza dore kubwa examen y'ubuntu examen y'ibyapa ni ibintu byinshi giye bitandukanye. Mbese urabona ko ari ibintu bigiye bitandukanye. Urabona ko hano hagiye hari ibintu bigiye bitandukanye. Rero niba wifuza kuba wakorera provisoire cyangwa se warabuze ukuntu wabona ibizame cyangwa se igazeti nugureba iyi video ndetse cyo nkwibutsa ko tibagiwe kwisharinga abantu bashobora kuba uri b'inshuti yawe nabo mugaze kuba mwagira mwakana subscribe kuko ibintu ni ingenzi cyane nyamuneka kuko hari abantu bakeneye gukora provisoire ariko mukaba mutarabona uburyo musoma ibibazo cyangwa se mubona igazeti cyangwa se mubona uko mwasoma amategeko y'umuhanda. Rero ndabashimiye uwo wakoze cyangwa se iyi video kwifuza komeza kugira ibihe byiza uri hose. Iyi ni Master G TV nk'ibisanzwe ntugire udakanda subscribe nshuti yanjye aho uri hose. Duhere mu tips zigiye zitandukanye zikurikira.